Godifa ndi kukumva mu gihe nari indwaye igihe wabeshya abantu bose barabibe Jeskizo imyutinge babera nyoko imyutinge Base nanjye mvuge imyutinge nanjye mvuge kaca kashino kanyo kamunyumvira wese wagaciye nago nyoko kagira wewe nyoko naga kagira uziko burana koroheye igisubizo cyanyo nawe nyoko arakigira wangegera we nakoroheye nawe nyoko arakagira nakigira wakigora cyo kuri ibi bintu ariko nabonye sasa rero utangiye zibaho ngaho ushyira umucyo hey wowe bro indaya nagiye kuyivuza nakurugira indaya nyoko agiye kwishinga kuri so indaya nyoko yatwaye umugabo muri umuntu wangegera we indaya nyoko indaya nyoko batwumvikana gukutanya sibyo indaya nyoko barabizi ibyo bintu yararwaye gukutanya nanyumvira mani bazaribi Jeskizo reka mubwize ukuri wambaye umubiri wakibagiwe wambaye umubiri imbere y'Imana uzabona wambaye umubiri imbere y'Imana uzabona ukuri kw'Imana kandi uzahagaze uzabibona wambaye umubiri uzakubabaze wangegerawe umubiri uzakubabaze ukurye wumva ukuntu umubiri umera wumva ukuntu umubiri uryana umubiri uzakubabaze twese abantu twajyaga kwa Jackie umubiri uzakubabaze twese abantu twajyaga kwa Jackie twageragayo tukabura ibintu tuza kubwira abanyarwanda umubiri uzakubabaze wakigorye nawe umubiri uzakubabaze hari n'igihe nagiye umuntu wavuga ko arwaye twisangirira bigeri nanirwa no kwa uploading ikiganiro bro ndabaza se ubwo turakomeza tuvuge mutapinga batamana mutapinga bajyaga bakora kwa Jackie niba baracunze neza ibiganiro bakora kwa Jackie babaga bamwikandira ibirenge yewe buryo wese mutandukaniye mwese mwaracuruzaga namuhwe zanyu muri imbobo mwese mwaracuruzaga nakeza kanyu mwangegera mwe nakeza kanyu muzapfa mwumve bro muri abagome indaya bayihaye umubiri indaya bayihaye miliyoni mwambaye umubiri muri kwisi uzabona mwambaye umubiri muri kwisi indaya nyoko yikwishiza kuri so indaya nyoko wakigoryiwe indaya nyoko wambabowe n'undi munsi gisindi indaya yawe none se wabwira abantu kuri niba numvishe ririra mirake mwamukinye fundi guruka bro ni nyine wumva iri yagorwa nuko ikubana iri umvaka ngubire Godifa umyutinze Jeskizo nanjye mvuge umyutinze je nanjye mvuge urumva nyine sinjya mbona n'uburyo nabimusobanuriramo muri ahana bera umwana mwiza aza no gufata team urumva timu bagura ibintu byinshi ariko uzi kuryoshya inkuru ko iyo timu ijya gusura Jackie ntahari ngewe uri kumva iyo timu ijya gusura Jackie bajyanye ibintu byinshi cyane imodoka yuzuye ibiribwa bro bavuga ngo bagiye kujya gusura umuntu warozwe uri kumva abona abavandimwe biwe wivuga ngo timu igo ni timu nyine abavandimwe biwe babiri baba mama babiri nibo basuye nakoresheje ijambo timu kugira ngo abo bavandimwe tubaza mu kiganiro uzi no kuvuga ibintu byavugiye mu gikari mu kanabiganiro mu kazi ariko Jackie wareka kumaze kuba nk'iminota 5 yacecetse wareka nawe tukamwumva iminota 5 ariko iminota 5 ye ntabwo yamvugiragamo baragenda batungurwa na Jackie kuba yarashatse abakozi babiri b'abahungu b'ibisore bamukandira bamukandibire mbese harabika ni harabika nyine nese je ubundi avuga iki kizi sibyo gwarabika umuntu ndeka ndahire bwa mbere n'ubwa nyuma usharahira nejo uzarahira nejo uzongera mama Jackie yararwaye niyo ndahiro yiwe Jackie yararwaye constipation bisanzwe nyine by'umuntu ashobora kurwara constipation urumva nta bintu Jackie yigeze arwara nawe uzayirware no kuri si kubone indwara narwaye nawe uzayirware amarozi bampakiyemo nawe bazayegupakiyemo by'ikubyo 7 uribwe n'umubiri kurye utabaza uburu gutabara uri guhoza wambaye umubiri Jeskizo wambaye umubiri uri kwisi uzabona wambaye umubiri uri kwisi uzabona mu izina ry'Imana Yesu Kristo nakira azagutwika kandi uzabibona Yesu Kristo nakira azagutwika kandi uzabibona n'izina ry'Imana Imana yumva amarira y'imfubyi kandi uzabibona uzabibona Jeskizo ubu bugomo bubwicanyi bukubamo umunsi umwe uzapfa uhagaze uri mu gutabara ngewe nashatse kumukura mu mihanda yaranamparabitse ngo
uzabona mukoreshereza ubukwe bunabera iwanjye ngubaze ariko yumvira nukuri kumana ase Godfather mubaze mubaze njye nta bukwe nakoze nta bukwe nigeze nkora proposal twabonye nta bukwe nigeze nkora nta past is a past Godfather waretse kwemera je yuko arwanira muri background yanjye waretse kubimwemerera mubaze ngo byabereye njye ntabwo nziranye n'icyo kigoryi ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi Jeskizo siwacuruje ate hanyuma si ibyo ngibyo ari kuvuga ngo byabereye iwe ntabwo byari ugucuruza ntabwo wacuruzaga byari business twari turimo madafaka ibihe ibyo arimo aravuga ngo byabereye iwe iriya proposal yabereye iwe wari kuduhereza ntabwo wari kwanga kuduhereza location wari inshuti ya Steven ntabwo wari kwanga kuduhereza location wari inshuti ya Steven uranyumva neza kandi ikintu wari ukeneye gucuruza kubera yuko ngiyewe ntuma mucuruza mwabigoryi Godfather gazi mutapinze bari ibyo ngibyo byakuza gushyira muri background yanjye banereye ivi n'ikintu bivuze aya wicecekesha shaka utigeze umucecekesha kumanurira pano kahande bataza kumanurira pano naho ya nago mpamba nawe ihoshe uretse gato so gazi mwarike YFP hanyuma mutapinge screen kujya uko gukoresha amafaranga ngo faka bataza kumanura FYP mutapinge na screen bataza kutumanura Jackie yasobanura ibintu ushobora kugira ngo ari mukore ko nyuma kaza gutanga yewe ndi mukuri ijana ku ijana wambobo we ntabwo njye ndi discipline nkawe ntabwo ndi umugome nkawe ntabwo ndi inyamaswa nkawe ntabwo umuntu ugira wa nyamaswa we ntabwo umuntu ugira bwabereye iwe mu rugo ntabwo ari ubukwe ni ivi ryabereye iwe mu rugo kubera ko yari inshuti y'umugabo wanjye uranyumva neza amwaka location arayimuha ntabwo yari kuyimwima ya proposal ko nanjye yari kucuruza ari mu nyungu ziwe waracuruzaga wangegerawe waracuruzaga babona bakandaho twagiye bakandeho abantu bese mbona ko nagize umuntu wari uri mu bucuruzi wamutse wari uri mu bucuruzi nakindi mumbabarire mu nkandeho Jackie rero urukumva Godfather thank you so much Mutoni thank you turaza kumenya umunyakuri twagiye urumva nanjye ntabwo ndi mwihangana ry'amakoini gende mwihangana twagiye yuhinya mwihangana kuri kwanya ku buzima bwanjye Jeskizo ndakwiyamye ku buzima bwanjye wangegerawe naho muriye nawe nukeneye ikiganiro ukaba amafaranga nzakiguha ntabwo nzakikwima reka nkubwize ukuri newe wirirwa umamagara kwara iyo ugeze inaho wirirwa umamagara ushaka ibiganiro ceceka aho ngaho Jackie ceceka aho ngaho boro ceceka aho ngaho nakurugira we Jeskizo uri imbobo abantu baje bavuga ko yagize umuntu mu mukandeho ntuzamenya ikintu abantu mubona ko nagize umuntu mu mukandeho aho ngaho ntuzamenya n'ikintu cyakwishe wowe abantu baje mu mukandeho uri ikigoryi uri umugome uri inyamaswa baragukubise iyo bakwica wa kigoryi baragukubise ukwiriye gukubitwa inkoni nk'izakabwana ahubwo bakubitwa buri munsi ndashaka kukubaza wa murozi we Jeskizo uri umugome uri umurozi uri umwicanyi wanyishemagaza ariko ntacyo nzaba we Jeskizo wiri gukina muri background yanjye wiri gukina mu buzima bwanjye yakubajije ukirwa wagize imyanya yanjye y'ibanga wangegera ukagenda ukiyambura ubumuntu ukambara isu ya kinyamaswa uri ingegera Jackie nyumva Imana nyagasani Jeskizo ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga wangegera ndakwanga wambobo ndakwanga wambobo ndakwanga muri buno buzima ntabwo ngiye nzigera nkunda umuntu ukinira mu buzima bwanjye nzigera nkunda umuntu ukinira muri background yanjye abasamunyikandireho kabisa nkandeho dore ndi kuri 23 umva imyotinga nawe Jackie umva
reka nkubwire rero uretse gato Jackie uyu nguyu Lila Miracle wikomeza kumuzana muri bino bintu by'amateshwa nta muntu namenye yuko Lili yamaye miliyoni yarayimaye abanyarwanda baheje amafaranga arenze ya Lili ndivuza ndakira ndanashimira Imana yuko nivuje ngakira umva no nishyuye inzu sibigeze bansora mu nzu kubera abanyarwanda ndashimira Dumba ndashimira buri muntu wese barabizi neza abana barije barahari bakoze n'ibikorwa birenze iby'abaje skizo uri kwigamba ngo Lili yamaye miliyoni n'abandi babarenza yiwe urumva nukagendera ku cyubahiro cy'abandi wamnuze wagutsawe nukagendera ku cyubahiro cy'abandi Lili kumwe wabikoze se wabikoze nukagendera ku cyubahiro cy'abandi Jackie wewe wakoze iki vuga icyo wakoze vugira hejuru ndavugira hejuru mike yawe mani nsabi wari ibyo bintu wowe wafuze mike yawe thank you so much muceceke ukoreshe comment Jackie reka gusakuza check ntabwo nshaka kumuyutinga mike yawe niko Godfa twumvikane gato ntabwo Jackie uvuga amasaha yose reka n'undavuge uyu Jackie hari ku isaha waturetse tukarwana ntabwo nshaka ibyo biri no sense man ntabwo twumvikane Jackie twumvikane ikintu kimwe hari none Jessica izo uri kuvuga ibitari no sense no twumvikane aravuga akakureka ukavuga ariko wowe urashaka kuvuga Jessica izo yigeze amezi umwanya wo kuvuga ntabwo arimo avugiramo sawa nyine so tureke gato yawe oya Godfa twese reka nkubwire base kakubwire Godfa ngusaba ikintu kimwe yego kangusaba ikintu kimwe wivuga ngo twimyutinge tureke njye nakasuku turwana tureke oya reka tureke uri kwangerega kuzajya agaragara barakureba rega amatwi uravugira hejuru ukavuga cyane tuza ntago nongera ndagabanya ijwi ariko tureke wituma ntabwo rero wavuga wenyine uretse urugushyijwe hejuru une ntavuge Jackie bari cyo FP munyandikiremo mutapinge screen twagiye reka twuve mugenzi wawe Jackie uyu Jackie uzi ko yagiye kwa Benovio mu rugo akazana inyo mu gitsina Misina rya Yesu nganyumvira nokuri iryo ni sebanya none se reka kubaza Godfa umuntu yansebya gutya akamarika gutya nawe yambaye umubiri nawe icyo gitsina gifite yakwihanganira ku gitsina gore bro oya genda ufate ikiganiro Benovio yakoze aranabikora no oya man no do not go there mbabare nawe nyumvira mari igitsina cyanjye kagera kagihara bikageza aho Jackie igene ceceke no Jackie ongera ufungure mike yawe gato dogiteri bite nkomanura so twumvikane je uretse gato umusa hano nkurikiwe n'abana n'abandi bantu hamagara Benovio that's not my business umusa kuri respect n'igitsina gore gira limite yo kwinjira muri private party ndagusabye hamagara Benovio wumve it's okay ntabwo nshaka kumenya no Benovio simuzi ariko nawe rero ntabwo ari bunsebereza imyanya yanjye ngo ceceka ariko se ceceka gatoya so Jay gerageza uyu n'umuntu mwabanye muziranye mwaririrwanaga nkuko muri kubitubwira ndagusabye niyo kuri we n'igitsina gore muri rusange ndagusaba ko utongera kujya muri private party ukabyaraho ariko ibyo bintu byabere kwa Benovio byarabaye ariko nyine ukuba ntabwo twaba kwandagaza igitsina gore tugiye muri private party yumiye so please bro uzi iyo ntambara kugira ngo nyihoshe iyo ntambara n'ubu ngubu iyo boro biri kuri YouTube yakizwe kugira ngo nyihoshe nuko Benovio yabanje gufunga kuko ibintu byabaye byari biteye ubwoba bro noneho Jackie we umuntu wese wavuze ukuri kuri we aba agomba guhita avuga ngo nawe wamwatse igitsina yagiye avuga ngo na Benovio yamwatse igitsina ngo niyo mpamvu yavuze so ikintu kimwe ibyari biraha urimo kumva ndatekereza Jackie uremera ko Jay yagutabarije uri mu kaga ibyo bintu byarabaye yabyihorera ariko sensubiza sheri turi kuganira byarabaye yafashe telefone iyo miliyoni ari kwitwaza Lili pupe abanyarwanda bohereje arenze miliyoni imwe urumva kandi naravuwe ndakira izo urimo uravuga ubeshyera uharabika igitsina cyanjye reka Godfa reka mvuge ariko se kumwavuze ngo arataranye nkababaza ihangane buretse aho ngaho uroroshyamo akantu kandi nsebejwe nandagajwe hano munyumvire ahantu harimo harassment uretse gato namusabye kuri terori ya jambo munze yuko n'abantu barimo munze yuko n'abantu wakwihanganye gato kanyumva gato wakwihanganye gato
So icyo ndi kubaza ni iki ngiki. Ariko wibuke ko turimo turavugana n'umusazi. Buretse gato. Oya buretse gato. So umusazi ari wowe. Jackie. Arame. Jay nk'umuntu mwari muziranye, umutima waramukomanza arara ijoro ajya kugutabariza ubona miliyoni y'amanyarwanda. Byarabaye. Yageze ati ahantu harimo harassment. Buretse gato. Namusabye kuri terori ya jambo. Munza yuko n'abantu barimo munza yuko n'abantu bari. Ko wakwihanganye gato kandi mvuga gato wakwihanganye gato. So icyo ndi kubaza ni iki ngiki. Ariko wibuke ko turimo turavugana n'umusazi. Buretse gato. Oya buretse gato. So umusazi ari wowe. Jackie. Jay nk'umuntu mwari muziranye, umutima waramukomanza arara ijoro ajya kugutabariza ubona miliyoni y'amanyarwanda. Byarabaye. Yageze ati yafashe telefone ye akimenya kurwaye abona ukeneye ubufasha afata telefone ye ajya kugutabariza guhereza miliyoni y'amanyarwanda. Urashaka ko ngusubiza? Yego. Kuba byarabaye nta gitangaza. Nta byatangije. Kangusubiza. Yego. Ushaka ko ngusubiza se? Yego. Se yabikoreye kuri YouTube channel ye. Kandi avuga ko yafashe telefone agahamagara. Uretse gato. Turi kuvugana se nge nawe. Se yabikoreye kuri YouTube channel ye. Ntabwo abikore kuri YouTube channel ye yahamagaye kuri telefone. Yakoze ikiganiro kuri YouTube channel yiwe tuganire gato. Sibyo? Eriko umuntu turimo turavuga ari hano humura. Ari hano uretse arahari nyine arahari. Jackie tugende gato muri cyo kwisha kuburakari. Nanjye ndi kugusubiza rega ndi kugusubiza. Ndi kukubaza. Tutureke bya YouTube. Yafashe telefone. Reka ngusubize neza cyane ngiyo ntabwo kuri YouTube nakubajije. Yafashe telefone. Oya ntabwo nemera ko mungira ikigoryi jewe. Ntabwo nemera ko mungira ikigoryi no sense. Yafashe telefone aragutabariza ubona ubufasha bwa miliyoni. Nakubwiye ngo usubize urabyanga. Subiza uyansubiza. Reka rero ngusubize ngiye mu buryo bwanjye mbyumvamo kandi nagaragaza. Yego. Sibyo? Yego. Jeskizo numvugiramo. Naguvugiramo. Jeskizo yakoze ikiganiro. Urumva? Aravuga nkuko nabandi bose bagikoze. Anabariza kuko n'abanyarwanda barantabarije. Sibyo? Man ababonye ikiganiro cya Jeskizo nkuko bagiye bakabona n'ibindi byose biri gucicikana ngo Jack yenda gupfa reka abantu dutabare yari inshuti ya Lili Pupe baravugana bavuganye bamuza ku murongo wa WhatsApp ndayibaza neza yuko Lili Pupe atabonye ibya Jeskizo gusanga bari byo ngo byamukuru fasha bumeze gute nambwa ati rero ngiyewe ndimo ndivuza sindakira byari binamaze n'igihe byari ibintu bimaze n'igihe rwose Jack yararembye rwose Lili Pupe abagize ate anyohereza amafaranga nkuko nabandi bose banyohereje amafaranga ariko se iryo jambo nkuko nabandi waritetse nkuko nabandi bose barikoze no sense ako kigore cy'inyuma bro nago nabura kuvugisha ukuri nago mwangira ibigoryi uranyumva neza Tota abandi bose bambaca amazi batabaye ubuzima bwanjye ngo nubahe Lili Pupe wenyine why not why not komeza why not ko twagira ngo why not bro ngira ngo ni bambaca amazi tota abantu bakana kambaca amazi ngo ndimo nubaha Lili Pupe wenyine why not komeza ndakumva bro tota abadiaspora bari mu bihugu no mu bihugu nguteza amatwi uratagira kumugana ari kumurikira hanga ngo ngo ceceke abantu bo mu bihugu bitandukanye wumvise ko abantu bakugira inama abanyarwanda bari hano mu Rwanda bafate gaca amazi abaganga banyitayeho bafate gaca amazi ngo ndi kubaha Lili Pupe wenyine why not Jakuzongera ukene bro reka nkubwize kuri Jeskizo ngewe niyo nakena sinzigera nsabisha ibitutsi cyangwa sinzigera nk'umukombani warunaka kugira ngo nze nsenye izina ry'umuntu cyangwa nze nsenya ubuzima bw'umuntu ngewe ngo nkene ngere ku rwego nk'urwaye wanjye geraho ariko urashiti ijara mwana godva urashiti ijara niba nirwanaho paka nge nirwanya ku myaka 12 yanjye kugeza n'isaha nirwana sinzigera nk'umutindi nka wanjye geraho niba yahageze mu munzamurire
Murewerazi muzamini. Sinzigera nk'umutindi nkawe. Jackie. Mama tijara kama upo. Sinzigera nk'umutindi nkawe. Sabisha ibitutsi. Jackie. Wowe urira ku bitutsi. Urira ku bitutsi. Jackie. Tubirangize gutya. Tubirangize gutya. Utagiye hariya ngo usebye abantu ubatuke ku bitsina no ku biki wallahi ntago wajya. Ndabona udashaka conclusion no kuvuga ngo n'amafaranga wagaye amafaranga watse kwemera ko oya Godfather. Uretse gato bro wamwumvise. Niba mu by'ukuri ushobora kuvuga ko amafaranga wahawe na ntuza nani Jackie wayahawe amafaranga wahawe na la Miracle sibyo ikintu cyari cyuriho ntabwo tuvuze ngo uretse gushimira abandi ariko wari kwemera niba gasukera afashe telefone akamuhamagara kanagushyira kuri koro ukabona ubwo bufasha nicyo nashaka hari impamvu aritumye kubaza kiriya kibazo impamvu nari mbikubajije Jackie no kuvuga ngo niba gasuka umuntu bari muziranye urimo kunyumva cyangwa wagiye wanakwatsuka mwima oya burese gato yagiye kuri telefone Jackie ntabwo Jackie bari kunyuma baracecetse oya riwa go gazi mutabije tamano niba wanamwatsa kanya ndakumva Godfather umva icyo nakubwiraga uranyumva ubu ngubu Godfather sinzi ikigori gikiri kunesha umutwe pe kiboroke ngiye kuboroka umuntu agaruka muboroke mutapinga screen ariko mukande ku bantu ikoma gifite chef bari mo ndakureba chef God bless you wakoze kandi onange ndebe ko nava ko yuhi bari gusaba yuhi komera cyane abantu hano bararakaye uziko mu cyambara bari kwisabira amakoyini